kiwariyemo n'amaguru wenda tubwiza ukuri nyine wowe wowe ukuri ntago kuzi ukuri ufite amaguru angahe 1 2 3 kutayoka kuruse ntago kuri ku gice cyo hasi nazarwamo nagutwi nakaguru peti urabyemera ko ufite amaguru 3 urabyemera cyane ntago byemera shange aho ngaho numva ntago narimbizi ko mfite amaguru 3 ubwo uyu munsi ariko ndabimenye tu wasanga bakoreshaga 1 2 boja waramupopo Indes nena poko so rero reka wisubira karamos asaburizwa nutande bicyoroshye nago tuvuga ntago ndi kumva ikinyarwanda uri kumbwira mama wa pake kandi ni wari urukambwira neza kuno yoroshye nyine nkako kuno umuntu yoroshye ibuno mama parika turase ku ntego ntago mufitanye ntago mbese kiwi yarampamagaye arambwira ngo ndashaka kumuzana mama wa pampe hari ikintu nshaka kumubwira ko ubambonye ari umuntu mpfubura banza gatera intambwe ayire gutya tere intambwe zingaho atere wende 3 aho senge aho ariko harasengeye ariko se ntago habona mama pa mu gutwi kwe byakunaniye iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalingo mingi wana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye yes reka nongera ngo ikaze dukurikiranye kuri Manzi na Innocent TV muri kumwe na Nyashye Rwanda Rwanda akazamura igishimo kugira ngo ndabugusika mutono sasa nibwo samatara gake cyangwa sambundi wicare kuri Manzi na Innocent TV wirebere byinshi bitandukanye tuba twaguteguriye umwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito ndagusaba gukora subscribe nimba utari wayikora ndetse nawe wayikoze ndakwinginga ngusaba cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere kure cyane ashokana nabasaba cyane mbinginga kujya mutwandikira muri comment ibitabanogeye ndetse n'ibyabaryoheye kurushaho kugira ngo twebe ubwacu tumenye ibyo twongera cyangwa se nibyo tugabanya uyu munsi wa none rero ngufite inkuru nziza yuko ushobora kuryoha muri Noheli na Bonane ukishima ndetse n'inshuti zawe hamwe na ni Yesu shop ni shop nziza cyane igufitiye telefone za occasion nziza kandi zigezweho tugufitiye ni telefone nshyashya ubwoko bwose waba wifuza Tecno iPhone Samsung Nokia ukabasha gutunga telefone kandi ku giciro kiri hasi cyane turi kubadabageza muri bihe bya Noheli na Bonane rero dukorera Nyabugogo mu mashyira hamwe ukeneye ku bindi bisobanuro bikomeye cyane cyangwa se ukeneye kudusobanuza biremereye twandikire cyangwa se duhamagare kuri 0782955508 ikigeretseho nuko telefone tuguhaye tuguhereza na garanti wabona itari gukora neza ukagaruka tukayihindura ikindi kiza tugufitiye ushobora kubutunze Tecno ukaba wifuza Samsung cyangwa se utunze Samsung ukaba wifuza iPhone urayizana tukaguhereza Samsung tukakubwira amafaranga ushobora kugerekaho cyangwa se twebwayo twakugerekeraho maze ukajya muri Noheli na Bonane urya selfie uryoshye n'umuryango wawe uyu munsi rero ntago usanzwe murabona abantu babiri ntago bajya bapfa guhuza iyo bari kumwe sinzi ubungubu umwe yansabye ko muhuza n'undi eko bundi kukivuza ntago duhuza no duhuje kigane umwe yansabye ko muhuza n'undi no yabugusabye bona avuga cyane yarakubengutse uraboneza ngewe ubwanjye ngiye kuva mu kigali dore ngaba nese kufite imisatsi myinshi cyane pete so urabyumva ni nge muhungu w'umugeri yageze cyo ngo semvuze petrikirije hoya nako ntago nanumvise kari kubivuga ubwo rero nimba ari nakubuza ahubwo umuntu yaguca inzoga none ese bifasha umuntu w'umugabo ungana nanjye warangiza ugatinyuka ukamwita ngo pete rwose niba ushaka inzoga uzayibona wakintu ntugire ikibazo amapa ndakwemera cyane ariko wana urumva unyemera se muri make uba wanshegeye ntago ari ukugushegera no kuva na kera ndakwemera bivuge mu kinyarwanda cyiza ngo wankunze wayitumye ngushinyika ntago wabinkora uburyo yakunyatsemo rwose ntibisanzwe none se mwana ubwira uyu munsi
ariko niyo mpamvu mbona yabahinze abana ashaka no kuguterera ivi bye urashaka gutera ivi ry'uryo kaye kaguru nta kaye kaguru ushaka gutera ko mbona ufite abiri ngenda shaka ufite amaguru 3 ushaka gutera irihe urabona mfite amaguru 3 ariko mama papa mfite amaguru 2 ngaho mbwira na 3 ngaho mbarira nyine umbwira asa utana yaze wakintu oya yamubwire mubwize gusa ngaho mbwira ufite amaguru 3 wowe kino gice cyo hasi gifite amaguru angahe kuri wowe kiwariyemo n'amaguru nangahe wenda tubwize ukuri nyine wowe wowe ukuri ntago kuzi ukuri ufite amaguru angahe 1 2 3 wero ntago uzi ibice by'umubiri ufite kutayoka kuruse ntago kuri ku gice cyo hasi nezarwamo nagutwi n'akaguru peti urabyemera ko ufite amaguru 3 urabyemera cyane ntago byemera shangiye aho ngaho urumva ntago nari mbizi ko mfite amaguru 3 ubwo uyu munsi ariko ndabimenye tu wasanga akoreshaga kamwe ikoreshaga ntago nakoreshaga kamwe nakoreshaga abiri nakoreshaga abiri niyo uryamye uri mu kazi uryamye nabwo uri mu kazi wakintu biterwa ariko nicyo usanze kiryamye cyangwa gihari ntoya biterwa ubwo se ntago ndi kumva ikinyarwanda uri kumbwira mama wa papa kandi ni wari urukambwira neza bundi misatsi yitwa ngo iki kugira ngo umenye uri ntago umetsi ni mu Senegal Pada basanisya. Ako se tutaretse kubeshya mama papa. Mubwo urumva nk'amagambo buri kumbwira koko muri kuntesha. Nagari icyongereza, si igifaranswa, si igitutsi, ubwengo iki. Ko se muko ngubwiye. Bisubiramo nje ntago nabasha kubisubiramo kuri no kamera rwose hoya. Nanjye mfite ibihanga nabishoboye. Nkaske wowe. Imeze bitase mwana kigo washakiraga kimure make. Rero mama wa pampe. Muri imisi. Mama karuvati yangamye ndeba. Ubundi karuvati yangame ireba. Ubundi mama wa pampe icyo nicyo ngukundira nkunda ko ukunda kunyitaho. Urabona nk'ubu ngubu karuvati yari yagoramye urangije urambwira ati yigoro. Nabonaga ari kundeba kandi ngiye ashakaga hari. None se hari n'umundi ariko no yari gushaka. Asake ibintu ngubwe wabyemeye amakuru ufite urayemera cyako naguyemera. Kwa gatatu ko ndakwemera. Sawari. Kwa gatatu ko rwose kubera ko abinsobanuriye ubwo nahise mbyumva neza rwose. Najya ngo wavutse uri ikinyusi. So mama wa pampe rero. Mama wa pampe. Ubaye ikisi. Ari ikintu ngiye maze iminsi ndi kubona gicaracara hirya no hino. Nago gicaracara kiba kivugwa. Ni na oya sabara. Nta nubwo kivugwa ahubwo vuga ngo kiri. Gicaracara. Birarebwa bikavugwa bikanakundwa. Nibyo gucaracara n'ibintu byabuza aho biruhukira. Kandi byanje bigire yerezo wakintu. Nese mama none se mama wapa. Nese mama wapa. Nyine impamvu gene navuze ngo baduhuze. Ndikora ngumvije siriko barango bavuga nakureba. Oya ariko ushaka wandeba byabana ngombwa ukamana kabisa. Ndimana bari mitsiro simani ivuga ibikugenza. Kanura kumvisha ngo byabana ngombwa ukamana kabisa. Eki byabana ngombwa ukamana kabisa. Na bari bavuze ngo ndimbati ngo niwe mubi. Ngo ngena ndimbati ariko rero kino cyo ndagazwe. Ariko se mama wapa ubona ntari bo. Oya mama wapa ubona ntari bo gare kurenza ndimba. Ya ndagushinyitse gaskere. Iki cyo none wamenye cyari cyo. Ese no muhungu mubi muhuye kuva waba. Shakuva nabera. Nta muhungu mububaho. Cyambere ni ikofi. Ese kuba bavugira kandi ukavugira uta. Singiye sindi umuhungu. Uri umuhungu ariko ni umugabo. Yerege mvuga abahungu. Uyu usura umugabo. Uri umuhungu. Okay, kuva uyu munsi unyise umugabo. Oya kuva uyu munsi. Niba uri umuhungu uzabiganira na nyoko ngiye n'ubinganiriza. Wenda abahungu baganira na ba nyina. Nimba ari umugabo mwagana. Iyo ari umugabo murakare ku muhungu aganira na nyina we. Ibintu by'abahungu happy. We tubiganiriza nyoko. Nyine kuri umugabo mugani. Uri umugabo cyane uri. Ndi umugabo utagira umugore ariko. Ndi umugabo utagira umugore. Tata irajegeje. Uri umugabo utagira umugore. None se. Uko urabona nk'ubu ngubu sibyo? Rimwe kabiri boja.
Indeze. Nena pokora. So rero reka ayisabura. Wisubira karamos. Ayisaburizwa. Nutanda bicyoroshye nago tuvugana cyoroshye urakiza. Murebe bukiwe yatereka amaso nka kiwari umukobwa ubu yabasha. Oya nago umvanye nago umuntu urebe icyoroshye atereka amaso. Ari ukuntu yoroshye nyine nka ko umuntu yoroshye ibuno. Mama pareka turase ku ntego. Ntego mufitanye ntabwo mbese. Kiwi yarampamagaye arambwira ngo ndashaka kumuzana mama w'abapampe. Hari ikintu nshaka kumubwira, hari nicyo nshaka kumusaba. Yabinganirijeho ariko nimba mu burenganzira nkabyivugira, nimba ari uri bubyivugire simbizi icyo urahita mwiki. Bimwibwirira cyangwa urabimwibwira nk'umuntu w'umugabo. Ariko nanjye ndi umuntu w'umugabo nta mpamvu yo kuba umva se mwana mu gutwi numva atari kumva neza. Wankora mu gutwi mwana we batangiye wereba ibintu utangiye kwikoreshwa. Nkora mwana mu gutwi kugira ngo mbashe kumva ikibazo cye. Ngenda avuga cyane mfite imbaraga. Mu gutwi se nuvuga cyane nkoreramo mwana. Nkora mwana mu gutwi. Aya bana. Usini muri konsha ko nyiyama. Oya ariko reka nkubwira nyine mva nkubwira ariko. Agiye kumbwira iki? Urumva ufite amatsiko se? Vuga vuba. Ariko ngiye mfite surprise nyine. Nta gifarasa na kimwe nzi. Nta cyongereza na kimwe nzi ndagaswe. None se reka nkubwira mama papa, wemera yuko ari we muntu? Ndagaswe. Ndakwenda mama. Oya wemera yuko ari we muntu nemera muri iki gihugu? Yewe nkunda. Ubu koko ntago uri kumfasa. Arwara igihe numvesha nyashya ari kuvuga ngo ibyakoze n'ibitarakoze ngo bishyashya ngo ntazaho kazi. Muri ibyo nshaka ibishyashya cyangwa ho kazi. No mva mama wa pampe sibyo. Ho kazi cyangwa nshaka kugura ibishyashya. Ndasha okazi yo. Nyine no hari umuntu umvesha ari kuvuga ngo hari ngo kazi. Oya urumva yuko oya igikoresho ubundi umva se. Igikoresho ubundi kimenyereye akazi nicyo kiza. Ubwo rero kazi kubone wakazi uri gushaka. Rero mama bapampe noneho ukuntu bimeze sibyo. Impamvu namubwiye ngo aduhuze nge nawe. Nabonye ibintu sibyo. Hari ahantu wari wagiye kwipfubuza muri iyi minsi ishize. Njyewe se. Hoye nyine. Kapfubore ne wacyango pfure makaso wa musenzo. None se no waramba. Ngo nagiye kujya gutera. Kwipfubuza. Nese ne barapfubura cyangwa nawe ukora iki? Nyine ngiye naravuze ngo nta kuntu ngiye nsho dushobora kubiganira umva nyine ariko banza jya wumva ariko jya wumva ikintu nshaka kubwira. None uje kumpfubura se? Wapije ntagaro. Ngo iki? Uje naye kumpfubura. Ariko nanabikora urabona se ntwaye iki? Ona ntari umusore w'ibogare subasha. Ona ntiyaminiye. Abana bapfubura we nagurimo. Ntabwo ndimo. Ariko oya reka nkubwire. Azajya no kwivuza. Umva nkubwire umva se. Oya reka umva nkubwire nyine sibyo. Ugiye kumbwira ngo iki? Noneho ngereka mikwereke neza. Hariya wari wayobye. Nayobye. Wari wayobye uriya muryango winjiyemo. Umuryango ninjiyemo se sinagiyemo. Ubu ne uri ku isoko none. Ako se ubundi mama papa kuzi ko tumaranye igihe tuziranye. Ntabwo yera hano kuri karuvati mano. Kuri karuvati tera inama. Ariko uba wambonye. Tera intambwe gutya kuri ariko uba wambonye ariko umuntu mpfubura abanza agatera intambwe ayire gutya tera intambwe zingaho atere wende 3 tera intambwe 3 kujosa rya kera mwana aho karuvati sengeye mwana ahanga isengeye bari bubiterera numva mama papa sije hoya tera intambwe 3 aho uheraho karuvati sengeye ari sengeye hoya ariko harasengeye ariko se ntago habona mama papa byakunaniye ababwira gutera intambwe 3 byakuja ntago we wapfubura umuntu rwose nambara gutya umva mama wa pampe sibyo guhera uyu munsi sibyo guhera umva guhera uyu munsi kubera ko baduhuje umva kubera uyu munsi noneho baduhuje kubera ko uyu munsi nge nawe baduhuje icyo nzi cyo wallahi none ni waruzingiye ubu ninge nawe ufite icyo kibazo urazitera cyane ntago zitera intambwe se wera hano aho karuvati sengeye umanuka hama nimara kuzitera noneho ndakubwira zikiganza hera nyine mwena were habi uzuteze ingaye nese wajya mu ntere zingaye tera intambwe 3 uyereye mwaka hano cyangwa ni ebyiri ne 3 uzitete 3 warakomeza nisha nese mama papa sibyo nizitawe 3 ubwo ndahagarara ndazitera amagaze
ubwo ndazitera mpagaze kuko cyaje umwarimu amumfatirana nyine nicaye nzitere nenda gucungira hano imwe ebyiri eshatu none se ntago bivuyemo turi kwibaza uriya ko ari So, kubazaga ariko noneho uranyuzwe se cyangwa uranyuzwe ukantu gashatse gusobanurira akubwiye ngo wite intambwe ubundi se uriya ntambwe zitezerekeza uriya ntambwe ziri mu kihe cyerekezo icyerekezo cy'amajyepfo umugeni niba ari kubaza oya umuntu yaje kwibariza umuzigo none utangiye kuba umusaba cyangwa urashaka ko ari wowe oya wapi oya ariko oya urumva ari akantu k'inyunganizi nyine aba ashobora kuba yakongeramo kakunyu gusa ariko ubundi anarabi umunyu utarimo isukari ntabwo wumvikana ayi ibintu mbase mama wa pampe rwose twumvikane njyewe umva se mama wa pampe mva ariko mama wa pampe sibyo kandi ibyo byumva neza ariko ubundi ubu wamana akabizo mama wa pampe mama wa pampe undi ntabwo ubu wamana akabizo nyine bigire vuba vuba bari mu musatsi mu bwanwa akira ariko cyakaza imana zirimo ziramubita ikirungo umva se mama wa pampe mva nyine gifite ikirungo cyatanje nta kabizo ntaguha nabwo wifata wapfuye yarapfuye mama wa pampe baragupfubije ngendagira ngo murangire nono hantu ugomba kuza akazi kajya gakorwa neza ninge rero uyu munsi uri bukagukorera ubu ninge muganga no kwidodesha peti waribaye wapi ubu ngubu umva se iki nicyo gihe noneho urumva cyo kukwereka yuko wayobya ariko ntukajya utinya ariko umuntu wapfuye rero nubwo yagiye aza no kubisa ninge nagiye kumwishakira ubu uje kunshaka gute nagira ngo nkurange nkubwire nyine ukuntu gahunda zimeze uri mu buyobe ninge nagiye kumwishakira noneho uje kunshaka ese ibyo bintu muri kuvuga ni ibintu turi kuvuga kubura ni ibiki ni ibiki ari ikintu ari nk'ukuntu urya n'ibiryo bitakiri imboga sibyo kuva nta kirungo kuva nta mboga kandi imboga zirureba kure hari ibiryo urya nta mboga zitari mujya kuzisoroma ahandi ubwo nibyo naryaga nta mboga zari none kiwe nayo ngo azanye amadodo imboga urazifite ubu umva ibirungo byose biri tayari ngendagira umva se mama wa cyakoze cyo mama wa umva se uzashaka ubanze ujye kubisengera ujye kwivuza numvise ufite no mu nshakaho muramunoza umva se mama wa pampe rero uzajye kwivuza uze n'iki umusatsi wawe uyogoshe neza ubwo imisatsi yagiye nkoraho nagira ngo ni umukobwa turyamanye ako mama wa reba nk'igituza cyanjye uri kukibona ese reba haya ngaho nawe reba hano uje ukaryamamo urabona utasinzira neza izi mba ntabwo njya nsinzira njye kabera nyine wajya uturizamo ukanezerwa ariko umuntu mukuru ni nikosa mama wa muhereza umwanzuro tugane ku musozi mva muhereza umwanzuro ngiye kumuhereza niba yarakundira ngo azampfubura barampfubuye ntabwo umuhaye ndagukatiye fata faka kibi nta kindi narenza kiba hari ikintu ufite cyo kurenzaho namukatiye ariko hari ikintu ufite cyo kurenzaho reka dusoze ikiganiro mwabasha reka tugisohoreze ahangaha turabashimiye cyane mwebwe twari yanganye rwose niba nzagushakira ahandi mwakoze kubana natwe imana ibambere umugisha muhahe muronke kandi umwaka mushya muhira ntabwo mwemeye n'ikibazo gikomeye cyane n'umugabo wa kiwi ngo naje kunywa azaterese za kiwi musa sheri wihanganira tuzabibwire bari patayi wihangana ntabwo ari ubenzwe bwa mbere n'abandi barababenze kubita bayi kabisa ibihe byiza imana ibandindire mujye guhaha muri ni Yesu shop mwigura amatelefone meza agezweho ubwoko bwose waba wifuza ndetse turanabahindurira nimero ni za zindi 0782 908 ukihahira telefone nziza kandi igezweho tukanabahindurira ibintu bikagenda neza cyane kiba mu kubisa indobo mu kubisa ikigega bihangane cyo wa mbere ubenze suri n'uwanyuma iyo ngiyo ni indobo isoza umwaka wa 2023